biruhije nshuti n'iby'igihe gito cyane. Humura Imana nta kimwe iyobewe. Ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gito cyane. Humura Imana irabizi nta na kimwe iyobewe. Yatumenye tutarabaho tukiri insoro mu nda z'abamama. Ishyiraho buryo tuzabaho nta na kimwe iyo yatumenye tutarabaho tukiri insoro mu nda z'abamama. Ishyiraho buryo tuzabaho nta na kimwe iyo. Hari igihe ujya ugira agahinda unaniriwe niwe imbaraga zayo ziri. Hari igihe ujya ugira agahinda ukabona ko bishyitse pe. Humura unaniriwe niwe imbaraga zayo ziri. Yatumenye tutarabaho tukiri insoro mu nda z'abamama. Ishyiraho buryo tuzabaho nta na kimwe iyo yatumenye tutarabaho tukiri insoro mu nda z'abamama. Ishyiraho buryo tuzabaho nta na kimwe ibyiza yakoze mbifite mufasha. Imana ishimwe cyane niwe umfasha byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa yizi ahindura
imibabaro ngwaneze nishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane imibabaro nikwayizi ahinduriye imibabaro ngwanezeze Imana ishimwe yumva amasengesho Imana ishimwe cyane. Yesu aduhana umugisha dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice byaho 6, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ibice 6 duhere ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora. Yesu yubura amaso, abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze. Ubwe yarazi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, kabone n'ubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana gutya? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome ubutumwa bwiza nanone bwanditswe na Luka, dusome ibice 5, ubundi duhere ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 5, duhere ku murongo wa mbere. Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganiraho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato 2 atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga, abwira Simoni na Petero ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Twese tuvuge ngo amen. Dusoreze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa,
byakozwe n'intumwa, dusome igice cya mbere murongo wa 6 tugeze ku wa 8. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere, hari amagambo bapanekote benshi bazi banasomye kenshi, ariko uyu munsi nanjye ngira ngo twongere tuyasome. Igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwana, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Twongere tuvuge ngo amen. Haleluya. Navuze ko nitwa Kiza Nike, ndi umukristo, nabaye hano ndangiza muri 2011. Ndashimira Imana yangiriye neza ikangirira ubuntu, kandi by'umwihariko ndashimira Imana impaye uburyo bwo kongera guhagarara muri iyi stade. Iyi stade twayigiriyemo ibihe byiza mu bihe bitandukanye. Ntekereza ko kimwe mu bitugize abo turi bo uyu munsi harimo amagambo menshi y'Imana twumviye muri iyi stade. Imana nishimwe cyane. Muvandimwe amaze gushimira Imana, aravuga ngo ntabwo dushaka ko ibyatubayeho mutabimenya. Iyo umuntu agarutse hano yibuka ibintu byinshi. Mu minsi mike ishize nari ndiho nganira n'abantu twabanye mu gihe twari hano. Ndagira ngo nanabibasabe abantu barangije, umuntu wese aze kugerageza yifotora agafoto kamwe k'igihe arangirijemo, hanyuma muzakabike neza, kazabafasha kwibuka imirimo y'Imana. Hari umuntu umwe uherutse kunyoherereza ifoto, twenda gushwana, anyoherereza ifoto ambwira ko ari iyanjye, ariko nayireba nkabona sike. Ariko nakwitegereza aho nari mpagaze uko iyo foto imeze, nkabona biragiye gusa nk'aho ari njye, ariko nabihuza n'izindi nifotoza muri iki gihe, nkabona uwo muntu ashobora kuba atari jyewe. Turiho tuganira, ndamubwira nti burya Imana igira neza. Twabaye hano twambara amakote atadukwira, bayo atari ayacu, kuko hari igihe twajyaga nko muri sorti ya korari cyangwa se hari igiterane, korari kadusaba ko twambara imyenda isa kandi tudafite ubushobozi bwo kuyigura. Hanyuma bakavuga ngo umuntu wese ashaka agapantaro k'umukara n'ishati y'umweru, hanyuma n'ikote ry'umukara. Icyari gikomeye byari ukubona ikote ry'umukara, ukiyeranja ugashakisha kugeza igihe uriboneye. Hanyuma iyo foto rero nari nambaye ikote, ariko urirebye wagira ngo nitaburiye. Hanyuma turiho tuganira ndabona twabayeho icyo gihe twambara amakote atadukwira, ariko n'uyu munsi nayo twambara ntadukwira. Hari igihe atadukwiraga kubera inzara, hanyuma uyu munsi ntadukwira kubera guhaga. Ariko byose iyo umuntu abitekereje neza, abibonamo ineza y'Imana no gukora kw'Imana gukomeye. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira wenda ndaza kurihuza n'ibintu bikeya mu buzima twabayemo hano, kubera ko mperutse kuganira n'umuntu umwe mu bantu biga hano, ameze nk'ushaka kureka ishuri, ngo kubera ko abantu baramubwiye arimo ariga akuze,
baramubwiye hari kwiga abana bato bagendanye n'igihe, basobanutse, bafite isura, bafite taye, bamubwira ibintu byinshi. Barangije baramubwira bati nkawe urimo urarushywa n'iki, uravunwa n'iki? Baramubwira bati wakwitahiye, niba uruhinga ugahinga cyangwa se ugashaka indi mibereho. Baramubaza n'iki kiri gutuma uta umwanya ujya kwiga? Nta byumweru 2 birashira tuganiriye n'uwo muntu yiga hano. Hari n'undi twaganiriye arambwira ngo baramushutse ajya kwiga, ariko agenda nta muntu ubizi. Abimwe ndamubaza none se nabo bagushutse, abuvuga ko bagushutse nabo ntibazi ko wagiye? Arambwira ati mpamvu mvuga ko badushutse, nagiye kwiga ariko ngenda mu batanga akazi nta n'umwe uzi ko ngiye kwiga. Arambwira ati none nararangije, maze imyaka myinshi ntafite akazi, ntafite uko mbaho, ubuzima bwaranyobeye. Ibyo bintu byose iyo ubihuje hari ubwo bica abantu intege, cyangwa se umuntu akaba yafata icyemezo kitari cyo. Ariko uyu munsi ijambo numvishe Imana ishyize ku mutima wanjye tugiye kuganira, ni ijambo rivuga ngo nubwo bimeze bityo ariko Yesu twizeye aracyafite ubundi buryo. Amen, haleluya. Nubwo bimeze bityo, nubwo abantu batekereza ko ushobora kuba uri hano uhabereye ubusa, nubwo abantu bashobora gutekereza bakavuga ngo urarangije ariko ntaho ugiye, kubera ko baguhuza n'amateka yawe, bakaguhuza n'imibereho n'inkomoko y'iwanyu, babihuza bakabona nta buryo, bakabona nta nzira, ariko Yesu waduhamagaye uko bisa kose we aracyafite ubundi buryo. Amen. Kandi biyo ntabwo ari ibya none gusa, natwe turangiza niko byari bimeze. Ndabyibuka hari umuhungu twaririmbanaga iwabo ni Nyaruguru, mu gihe twasozaga amashuri yaratashye ajya iwabo Nyaruguru. Musi umwe ariyerera, ari hasenga, sinzi niba yaranasengaga nako, agomba kuba yarajyaga inama n'umutima we. Arangije aribaza ngo ndashimira Imana ko yamfashije nkiga, hanyuma ikaba inangiriye neza nkarangiza nk'uko mwene data yabishimye Imana. Ariko arangije abaza umutima we, arawubaza ngo aya mashuri nize nzayamarisha? Aribaza ngo nzabona akazi binyuze mu zihe nzira? Arangije areba inzira n'uburyo bushoboka mu buryo bw'abantu kugira ngo abone akazi. Aratekereza ngo icyambere byansabaga ko mba mfite mwene wacu ukomeye, uraho akazi gatangirwa, hanyuma hazaboneka umwanya akantekerezaho akampamagara. Arebye mu muryango asanga niwe ukomeye urimo, aravuga ati iki ntigishoboka, agikuramo. Aravuga ati uburyo bwa kabiri byansabaga ko mba ndi umurwanashyaka mu ishyaka runaka, nkaba naritabiriye inama zose. Kiba hano zabaga ku cyumweru saa 9, sinzi niba zikiba. Nkaba ndi umuntu w'imbere mu ishyaka, hanyuma abayoboye ishyaka bakazangirira impuhwe kubera ko nari umurwanashyaka mwiza, cyangwa se igihe cyazagera bakanshyira nko ku rutonde rw'abadepite. Yitegereje asanga ntaratendinga inama n'imwe y'ishyaka, aravuga ati iki nacyo ntikigize gute, igishoboka. Icya gatatu aravuga ngo byasabaga ko mba ndi umuhanga. Nanjye ahantu nkora bijya bibaho, hari igihe umuntu ajya mu kizami abantu bateguye guhunda akazi, umuntu akaza mukamubaza agasubiza
abantu bose bagahita bahindura ibitekerezo, bakavuga ngo nubwo twari dufite undi dutekereza, ariko dushingiye ku bumenyi n'ubuhanga uyu muntu afite, bose bagahindura icyemezo, bakavuga bati nibura nubwo tutamuzi ariko turagirira iki? Turagirira ubwengezi. Cyangwa se bagashwana, umwe akavuga ati ndashaka ko hajyamo uyu, undi ati hajyemo uyu, hanyuma bashwana bakavuga ati ubwo bitunaniye reka dukoreshe ukuri turebe umuhanga muri bo. Atekereje asanga mu myigire ye imyaka 4 yamaze hano, aho yaba yaragize amanota menshi ni 60. Ikindi gihe yazamukiraga ku mwamba senkani, ubundi second sitting biramucana. Arangije iyo nayo arayideribera, aravuga ati iyi nayo hari abantu twiganye barenze 30 ntashobora guhangana nabo mu kizami. Aravuga ati ibi nabyo ntibizagira gute? Ntibizashoboka. Icyakana aravuga ati byasabaga ngo mbe mfite amafaranga menshi, hanyuma nubwo nta muntu nzi, nubwo nta n'ubwenge, ariko nibura nintanga amafaranga abantu bazagirira amafaranga mfite bampakaza. Areba ibyo atuye asanga ntibagira hepfo ntibagira na ruguru y'urugo, abona ntiyabona amafaranga atanga nacyagikura. Icya gatanu aravuga ati byasabaga ko nabona igishoro nkajya kwikorera. Nabyo abyanarije arebye n'aho atuye Nyaruguru abona nabyo ntibizava. Arangije apfukamanga imbere y'igitanda cye ashimira Imana, arangije arayibohora. Aravuga ati Mana ndagushimiye, wagize neza narize, ariko kubijyanye n'akazi ntituzapfa ubusa. Sinzakurenganya kutampaye akazi, kubera ko uburyo bwose bushoboka nta nzira n'imwe mbona ishoboka kugira ngo yewe mbona akazi. Ariko icyo nshaka kubabwira, hirya y'ibyo, hirya yo kubona nta nzira, hirya yo kubona nta kintu na kimwe cyakurengera, Yesu we aracyafite ubundi buryo. Haleluya, haleluya. Kandi ibyo bintu yabitekereje, ndagira ngo mbabwire uburyo umubiri twambaye ari umunyantege nke. Yabitekereje ku munsi wa nyuma yajyaga kuva muri iyi kaminuza, yasengeye hano hepfo mu kibuga, Imana ivugana nawe iramubwira ngo jyewe ubwanjye nzakugirira neza kandi nzaguha akazi. Iramubwira ngo nubwo utagira mwene wanyu, nzategeka abantu mwigeze guhura igihe utibuka bakwibuke. Iyo ageze iwabo imibereho n'ubuzima bimukubise arabyibagirwa byose, abwira Imana ngo ntituzapfa ubusa, ndakwihore. Amaze gusenga iryo sengesho, mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho nibwo umuntu batagira n'isano yamuhamagaye aramubwira ati uraho? Undi ati ndaho. Uriya ni munakena ntimuzagurishe telefone. Haleluya. Nushaka uzayitunga itagira amayinite, ariko make sure ko simukadi yawe irimo uri ku murongo. Aramuhamagara aramubwira ati bite? Undi ati ndaho. Buriye ndi Nyaruguru. Aramubwira ati wakwihangana wabona umuntu ugutiza itike ukansanga i Kigali? Undi ati Kigali ndaza kugira. Aramubwira ati nari nicaranye n'umuntu ambwira ko bakeneye umukozi, akibivuga numva umutima ni wowe unyemeje, none waza. Undi ashaka itike ariruka, agezeyo habe n'ikizami cya interview bamukoresheje. Baramubajije ngo ko dufite akazi tukaba dufite n'aya mafaranga, wakwihangana ukemera kuyakorera? Niyo interview yakoze, wabyemera? Arangije mbere yo gusubiza arabanza arapfukama asaba Imana imbabazi. Aravuga ati Imana umbabarire, kuko ntazi uburemere n'imbaraga ufite n'inzira zawe zirenze uko abantu batekereza. Amen. Niryo jambo tugiye kuganira
dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana uko bwanditswe na Yohana. Aha Bibiliya iratwereka umunsi Yesu ngo yarazamutse umusozi. Hanyuma iyo usomye igice cya 5 niho hari wa murwayi wari umaze imyaka 38 Yesu yakijije, amukiza ari ku isabato biteza impagarara mu bantu. Arangije umunsi umwe ngahurira nawe mu rusengero, arangije ngo Yesu aramubona aramumenya, undi we ntiyari yanamumenye. Arangije ngo aramubwira ngo dore umaze gukira, ntuzongere gukora icyaha ukundi bitazakuzanira akaga gakomeye kuruta kambere. Bibiliya irambwira ngo uwo muntu ahita amenya ko ari we wamukijije. Hanyuma yibuka ko abayuda n'abafarisayo bamubajije uwamukijije, aramuyoberwa. Bibiliya yambwiye ngo arirukanka aragenda arababwira ngo burya wa muntu wankijije ni Yesu. Abandi nabo ngo baraza bamugisha impaka, baramubwira bati niki cyatumye ukora ibintu bimeze bityo ku isabato? Baramubwira bati amategeko ya Mose ntabyemera. Bajya impaka nyinshi. Arangije mu bintu byinshi yabasubije yarababwiye atari ko ikibazo ni iki? Ikibazo nuko nakoze imirimo. Arangije arababwira ngo ibyo ntidukwiriye kuba tubyibazaho kubera ko imirimo yanjye irampamya ubwayo. Kandi si imirimo gusa ahubwo na data wantumye arampamya akavuga ko ndi ukuri. Arangije abibutsa na Yohana, arababwira Yohana uko yaje nuko yababwiye. Arababwira ngo na Yohana mu gihe cye yarampamije. Arangije arababwira atari ko icyakora sinishingikirije ku buhamya bw'umuntu, ahubwo niringiye data wagize gute wantumye. Bibiliya avuga ngo akora ibimenyetso byinshi akiza abarwayi. Arangije uwo munsi urira aragenda azamutse uyu musozi kuri iki gice cya 6 twasomye. Bibiliya iravuga ngo abantu benshi bamubonye bazamurwa umusozi kubera ko bari babonye ibimenyetso n'ibitangaza yakoreye abarwayi. Bibiliya yambwiye ngo Yesu yicaranye n'abigishwa ku musozi yitegereje abantu benshi bazamuka baza ahari. Arangije mu mutima we hahita hazamo aravuga ati ibyo ari byo byose aba bantu baraza gusonza. Aribaza turabagaburira gute, biragenda bite? Bibiliya iravuga ngo ahamagara uwitwa Filipo, aramubaza ati Filipo, ni hehe twagura ibintu ngo tugure imitsima kugira ngo aba bantu bariho baza hondi baze kubona ibyo barya? Jambo ndiho riravuga ngo Yesu afite ubundi buryo. Yesu abajije Filipo, Filipo aramwitegereza aramubwira ati mwigisha, uretse no kuba ahantu turi tutabona aho duhahira. Aramubwira ati jewe nabigenzuye neza neza neza, mfite amakuru. Aramubwira ati mu ruhago dufitemo idenariyo 200. Aramubwira ngo uretse no kuba tutabona aho tubihahira, ariko niyo tuza kuhabona tukahabona imitsima yagurwa mu idenariyo 200. Hanyuma witegereze ni crowd y'abantu bariho bazaho. Arababwira urabona yamarira iki abantu? Aramubwira ngo ntabwo bishoboka ntiyabakwira. Amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo kabone nubwo umuntu yafataho gato ntabwo byashoboka. Mbese mu yandi magambo Filipo aramubwira wita umwanya witakaza igihe utekereza ku bantu n'iby'inzara yabo ntibikwiye kubagaburirwa, kubera ko condition na circumstance turimo ntabwo bishoboka. Ariko Bibiliya yambwiye ngo icyatumye amubaza atyo, haleluya haleluya, icyatumye amubaza atyo Bibiliya iravuga ngo byari ukugira ngo amugerageze. Ariko Yesu ubwe mu mutima we
yari azi neza icyaza gukora. Burya ubuzima tubamo n'ibibazo n'ingorane abantu tugenda duhura nazo, inshuro nyinshi bitugeraho ari ukugira ngo Yesu atugerageze amenye kwizera kwacu. Ariko ubundi hirya y'ibikuzengurutse n'ubuzima ubayemo, Yesu we azi neza icyo yakora. Kandi nubwo muri iyo situwasiyo ubona bidashoboka, Yesu we afite ubundi buryo ashobora gukoresha ibyo utekereza ko bidashoboka bigashoboka. Filipo akimubwira ibi bintu, abona Yesu akomeje kwensista ko abantu bakwiriye kugaburira. Umuvandimwe witwa Andereya aza gufasha Filipo, aramubwira ati ariko Yesu, ndabona Filipo akubwira ibintu ntubyumve, wenda ukaba utekereza ko hashobora kuba ahandi mahirwe dufite arenze kuri ayo madenariyo 200. Aramubwira ati jyewe narandaho abantu binjirira, abantu bose banyuzeho mbare. Aramubwira ati hirya y'ayo madenariyo 200 ikindi kintu kiri muri iri terane nacyo kitari icyacu. Aramubwira ngo hajemo umwana umwe w'umuhungu azanye n'ababyeyi, kubera ko bari bazi ko ari bwicwe n'inzara baramupfunyikira. Baramubwira bati aba bantu bose ubona iki kivunge cy'abantu kiri hano, ako kana konyine niko nabonye bazaniye imitsima 5 y'ingano n'udufi tungahe 2. Arangije aramubwira ati ibintu Filipo ari kukubwira nubwo utabyumva, ndagira ngo nkumenyeshe ko nubwo twakwambura aka kana tukakambura imitsima yako tukakambura n'amafi tukabyongera kuri ayo madenariyo 200, ntabwo ibintu utekereza byo kugaburira aba bantu bishoboka. Baramubwira bati icyajya kuba cyiza ni uko abantu baganiriza ahubwo ukihutisha ikiganiro. Niba wagombaga kubigisha amasaha 2, ukwiriye kubigisha iminota 30 cyangwa 40, hanyuma ukabasezerera bagataha bakajya kurya iwabo, kubera ko hano ntago biri bushoboka. Bibiliya iravuga ngo bamaze kubwira Yesu ibyo bintu, ndagira ngo mbabwire aba bagabo ntimugire ngo bari bavangiwe. Mu buryo busanzwe bw'abantu no mu mibereho y'abantu, ibintu Yesu yavugaga ntago bishoboka. Bari biyizi neza, bazi uko bafungura, bari bazi ibifu byabo uko bingana, bagatekereza imitsima 5 n'amadenariyo 200. Babwira Yesu, baramubwira ngo kabone nubwo twakwirengagiza uko dusanzwe turya, umuntu wese agashaka gukoraho gatoya, ntabwo iyi mitsima wayimanyagura ngo ivemo utumanyu dushobora gukwira aba bantu. Kuko Bibiliya iravuga ngo bari abagabo 5,000 utabariyemo abana n'abagore. Yesu arangije arababwira ngo ni mubicaze abantu 50 ahandi 100. Bibiliya iravuga ngo bamaze kubicaza arababwira ngo mumbwirire uwo mwana azane ya mitsima 5 na ya mafi 2. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu arabisengera, abisabira umugisha, arangije ngo amanyagura iyo mitsima, agaburira abantu barayiseriva, bararya, bategereza ko utumanyu tw'imitsima tuzashira, bararya bose barinda bahaga imitsima itarashira. Bibiliya irambwira ngo kandi bashakaga n'amafi cyane. Bibiliya iravuga ngo Yesu nawe arayafata amafi 2 arayashimira, arangije nawe arayatanyagura agaburira abantu, bararya bose barahaga amafi atarashira. Arangije arababwira ngo kandi ubwo bisigaye mwegeranye utuvungukira, hataza kugira ikintu na kimwe gipfa ubusa. Twose ngo baratwegeranya. Bibiliya irambwira ngo buzuza indengo 12 utuvungukira dusagutse kubyo bagize gute, kubyo bari. Nubwo hari amadenariyo 200 n'umwana waje ahetse imitsima 5, ariko Yesu we yarazi neza, yari afite ubundi buryo, yarazi icyo agomba gukora,
abantu bakarya kandi bagahaga. Irindi jambo twasomye muri Luka, Bibiliya ivuga ngo Yesu amanuka aza ku bwato, aza ku nyanja. Ahagera mu masaha ya mu gitondo izuba rirashe. Bibiliya iravuga ngo asanga abarobyi bamaze kuva mu nyanja cyangwa se mu mazi, ngo bariho bamesa inshundura zabo. Arangije ubwato bwari ku nkombe, Bibiliya yambwiye ngo afata ubwato bwari ubwa Petero. Arangije aramubwira ngo ndagira ngo ubutsureho gatoya. Barangije baragenda, ngo ageze hagati mu mazi, Bibiliya iravuga ngo atangira kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Amaze kubigisha no kubaganiriza, arangije abwira Petero, aramubwira ngo ndagira ngo munage inshundura zanyu mu mazi. Petero aramwitegereza, aramubwira ati mwigisha, wari ukoze, ugize neza kutubwira ngo tunage inshundura, ariko ubu tubona, ubu tureba agatuza kakutse, twakesheje ijoro dukora cyane. Niko Bibiliya ivuga. Nta bunebwe, nta kunengeka bari bashyizemo. Aramubwira ngo twakesheje ijoro dukora cyane, ariko nta kintu na kimwe twagize gute twafashe. Kandi ndagira ngo mbabwire, Petero mbere yuko ahamagarwa yari umurobyi. Bivuga ngo uyu mwuga wo kuroba yari awufitemo experience ihagije, mbese yari afite amakuru yawo. Yari abizi neza ko igihe cyiza cyo kuroba abantu baroba nijoro. Iyo barobye nijoro nibwo amafi ashobora gutega. N'abakuturiye ikiyaga, ngira ngo abatega za kareremba bazitega nijoro bakaza gufata mu gitondo. Ibi rero aba bagabo bari babizi neza kandi bafite iyo experience. Baramubwira bati mwigisha, ibi bintu kuva twavuka, dore twavukiye ku mazi, niko kazi dukora, nibyo byadutunze, na mbere yuko agiye umamagara nibi nabagamo. Ibi bintu ndabizi neza, ntabwo mbaza amakuru yabyo, singisha inama, ndabizi kuroba baroba nijoro. Aramubwira ati kandi ibyo nibyo twakoze, ndetse tunabikorana umwete, dushyiramo imbaraga uko twashoboraga kose. Twakesheje ijoro ryose, ariko nta kintu na kimwe twigeze dufite. Mu yandi magambo, Petero yasaga nk'uri kumubwira, akamubwira ati mwigisha, reka kurushya abantu, witugora, ugize neza kuko udufitiye umutima w'impuhwe, kubera ko udufitiye imbabazi, urashaka ko tubona ibyo kurya. Ariko ntabwo bishoboka, ibyo bintu ntibishoboka, kubera ko mu buryo, mu mabwiriza no mu bumenyi, kuroba bikorwa nijoro. None tugeze saa 5 z'amanywa, uratubwira ngo tunagemo inshundura, biraza kugenda bite? Ariko Petero ashobora kuba yaragaruye umutima, arangije amaze gusobanura ibyo bintu byose no kuvuga ayo mateka no kumubwira uko uburobyi bukorwa. Arangije aramubwira ati icyakora, haleluya, icyakora ubwari wowe ugize gute, ubwari wowe ubivuze, reka nzinaga. Yesu afite ubundi buryo. Nubwo kuroba bisanzwe bikorwa nijoro, hanyuma ukaba warakesheje ijoro uroba ufata ubusa, si ikibazo cy'uko yeshaza saa 5 z'amanywa, si ikibazo cy'uko yaza saa 8 izuba riva. Aho yazira hose, Yesu afite ubundi buryo yagirira neza umuntu we. Petero aramubwira ati ubwo ubivuze ubwari wo, nubwo nzi neza ko muri siyanse ibyo bintu uvuze bidashoboka, nubwo nzi neza ko nkurikije experience yanjye ibyo bintu uvuze ntacyo biza kutumara, ariko ubwari wowe ubivuze. Ntabwo nzi muri iri jambo niba Petero yarabikoze kubera kwizera, cyangwa se niba yarabikoze kubera kubaha gusa, akavuga ati ahari utaza kugira ngo ndagusuzuguye,
reka tuzinage. Ariko Bibiliya iravuga ngo bakimara kuzinaga ngo bafata amafi menshi cyane, ngo ku buryo gukura udutimba cyangwa se kuzamura ayo mafi byabananiye, ngo kugeza igihe ubwato bwabo bwenze kurengerwa. Bibiliya iravuga ngo barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato hirya, nabo ngo baraza barabafasha, ngo buzuza ya mato yabo yombi uko ari abiri, nayo yenda kurengerwa, kubera ko Yesu yari afite iki? Yari afite ubundi buryo. Imana ishimwe cyane. Niyo nsoma iri jambo nijoro, niho nditekerezaho, maze kumva nemejwe umutima ko ari ryo tuza kuvuga. Nasanze kimwe mu ngorane no mu bibazo abantu dufite nuko twizera Imana, ariko imyizerere yacu, urugero twizeraho Imana, tukanayizerera muri principe z'isi. Mu yandi magambo, tukemera ko Imana ishoboye, ariko tubanje kureba icyo isi ivuga kuri ibyo bintu dushaka kureberaho Imana. Tukavuga ngo Imana yatugaburira amafi, ariko igihe yatwemerera ko twarobye nijoro, hanyuma yaza saa sita z'amanywa, muri principe z'isi tukavuga ko bidashoboka. Bundi nizo ngorane, ni nabyo bibazo bikomeye abantu b'Imana bafite. Tukemera Imana yampa akazi, ariko hari uburyo 5 cyangwa 6 cyangwa 7 tumenyereye abantu babonamo akazi mu isi. Hanyuma ukavuga ngo uburyo bwanjye bwa bubuhe, wabona nta burimo buhura nawe, ugatekereza ko icyo gihe Imana itakigufiteho ububasha cyangwa ntacyo yakora ku byaha. Ariko nagira ngo mbabwire bakristo bene data, uko byamera kose, whatever circumstance waba urimo, Imana iracyafite ubundi buryo bwo kukurengera no kukugirira neza. Amen. Hari umuvandimwe twiganaga hano, yari ari imbere yanjye gatoya, yigaga medicine, yari perezida wa SEP icyo gihe. Akoze ibizami, mu masomo yakoze atsindwa amasomo 9. Ubundi ibintu bitabaho. Icyo gihe ibyitwaga babyitaga imihindo, niba nibuka neza, babihindurira izina, babyitirira izina rye. Ntabwo nshaka kurivuga. Ni nk'uko naba nitwa Cyiza, hanyuma natsindwa amasomo 9, aho kuvuga ngo imihindo bakavuga ngo imicyiza cyangwa iminayika, abantu bose bagahita bamenya ikibaye cyari. Abantu bari icyo gihe, iyo ubitekereje neza mu buryo bw'abantu, waribazaga ngo umuntu ashobora gutsindwa amasomo 9 akayasubiramo agatsinda. Hanyuma kandi bamuhaye igihe kiri limite cyo kwiga bitandukanye nuko yize semestre yose, akiga amasomo, akagira igihe cyo gusubiramo. Hanyuma turibaza, uyu muntu azasubiramo amasomo 9 bizagenda bite? Abari bafite kwizera guke batangira kumwihanganisha no kumusengera amasengesho yo gukomeza umutima we, ngo kugira ngo azihanganire ko atashye. Ariko na hirya yo gutsindwa amasomo 9, Yesu aba agifite ubundi buryo. Haleluya, haleluya. Hirya y'uko umuntu yatsinzwe amasomo 9 kuri 12, Yesu we aracyafite ubundi buryo bwo kurengera umuntu, akiga kugeza igihe ijambo Imana yavugiye kuri we risohoye. Uwo muvandimwe yayasubiyemo yose, mufiririza akora ikizami kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ejo mu gitondo saa sita, yose uko ari 9. Kubera ko Yesu yari agifite ubundi buryo, yose arayatsinda, yimukana n'abandi, arangizanya n'abandi kuri promosiyo ye, nta kibazo afite. Kandi naramukurikiranye, hirya y'abarangizanyije distinction kumurusha, batigeze bakora session n'imwe, abafite akazi keza kumurusha, wababarira hano ku ntoki. Kubera ko Yesu aracyafite ubundi buryo. Nkunda kubivuga
hano 2011 nibwo hadutse ikintu cya mbere cyo kuvuga ngo bakureho buruse. Barangije ngo batoranye abantu bafite ubushobozi bukeya, kandi burya ntibazababesha ubushobozi bw'abanyarwanda bujya kungana. Barangije baratoranya, ndabyibuka igihe cy'itoranya narinda ahantu hamwe mu rusengero ndiho nigisha, mbwira abantu ndababwira ni njyewe nubwo bafata umuntu umwe muri iki gihugu azaba ari jye. Nshingi kiwacu nta bushobozi buhari, hanyuma nanashingiye ko ndi umukozi w'Imana. Ndavuga ni Imana ishyiraho abatware n'abategetsi, izakorera muri bo bazamfata. Ariko hari nubwo uburyo wibwira atari bwo Yesu azakoresha aze kugutabara. Ariko nubwo ibyo utekereza byakwanga, Yesu we aracyafite ubundi buryo. Mbwira abantu ndababwira ni jyewe Imana izantabara. Nimwumva bafashe umuntu umwe, muzamenye ko ari njye, ntimuzirirwe mujya kure. Ndababwira ni nimugira amahirwe bagafata babiri, muzamenye ko ari njye umwe, musigare mushaka uwa kabiri tugendana. Maze kubivuga ndataha. Selection irangiye batangaza urutonde rwabo bafashe, bari abantu 1000 ntibuka nta nubwo barumwe. Ndagenda ndasikuraringa ngo nshakamo izina ryanjye, soma abantu 500, soma 600, 700, soma 1000, ngera ku 2000 ntarazamo. Ngeze ahantu bavuga ngo mu bari basabye bose aha niho twagarukiye. Hanyuma njyewe nisanga hepfo muri babandi bafite ubushobozi. Ndangije mbaza Imana ndabana ariko kumemukiye bigenze bite. Ndataha mbwira abantu twabanaga, ndababwira ni muzi ko batamfashe. Baravuga bati ntago bamfashe, nta buruse bazaba. Baranyihorera. Ndangije ndavuga ariko ubwo navugiye mu iteraniro rigari, buriya abakristo bazaterwa isoni nuko nabigishije bampa amafaranga. Nandikira pasiteri ndamubwira ni leta ntago yamfashe, ntago izama buruse. None nagira ngo mumfashe bakozi b'Imana ndebe ko nakwiga uyu mwaka umwe usigaye. Pasiteri arampamagara, yari ari mu iteraniro nigishirijemo uwo munsi mbivuga. Arangije arambwira ati niko nayi ikarabe, uribuka ibintu watubwiye? Ntinavuze ngo iki pasiteri? Arambwira turibuka utubwira ngo Imana izagutabara. Ntibyo narabivuze. Arangije arambwira ati ngaho rero tegereza, tuza Imana bwizakurengera nyine tuzabireba. Yari umupastori wanjye, twabanye mu iteraniro, nuko yansubije. Ndamubwira nurakoze, Imana iguhe umugisha. Ndataha. Ngeze mu rugo umudamu twabanaga aranyitegereza, nari ninjiye mu marembo, ambwira ijambo rikomeye. Arambwira ati nayi ikarabe, arambwira ati do ndarahiye uyu mwaka nuwi. Aravuga wowe ubyarwa na mitabakana nzi, iwanyu aho uvuka ndaha. Arambwira ati ukaramuka uwize agira ati, arambwira ati nzemera ko Imana ishoboye. Mu yandi magambo, iyo yamuzaga n'amateka y'iwacu yabonaga nta nzira, nta buryo no kubona itike imvana iwacu igatsiba inzana hano byari ikibazo. Arambwira ati umuntu utakwibonera itike wakwiga ute leta itagufasha? Arambwira ati uramutse wize uyu mwaka ukarangira, aravuga ati ninjye ntemera, uwo munsi nzemera ko Imana ishoboye. Avuze ibyo bintu ndamubwira nturabizi, nashoboraga no kutazawiga, ariko ubwumvuze. Haleluya. Hanyuma ukarenga mitabakana wambya, umuryango wacu ukawurenga, ugakora ikosa rikomeye ryo kongeramo Imana, ukaba uvuze ko ariho ugiye kurebera ubushobozi bwawe, aricyo kizakwemeza. Ndamubwira ni nkubwije ukuri kw'Imana, uyu mwaka ndawize urarangiye,
nubwo ntazi aho bizanyura, ariko Imana mu buryo bwinshi ifite izashakira inzira nzawiga. Ndabyibuka byari kuwa kabiri mpita njya ku buriri naryamagamo, mvugana n'Imana mu mutima, ndabibwira nti rero Mana, aha hanze mahuriye n'umugore wambaye ingutiya, none arambwiye ngo agiye kukure. Ndabibwira rero intambara ni ikiri yanjye, hanyuma ugaragara koko umugore agusuzugure, urabibyemera koko andebane na data wambyaye, abone nta buryo nta bushobozi, hanyuma abone nawe ntugire uburyo n'ubushobozi wamfasha ngo nike umwaka, urabyemeye koko? Irangije iratuza iranyihorera. Byari kuwa mbere nk'uw'iki cyumweru, mu cyumweru gitaha aribwo twagombaga no kujya ku ishuri. Umuntu umwe yari ari hasenga, ari i Kigali mu Gatenga, rero ndi Gatsibo niho mvuka. Ageze mu rusengero Imana iramutigisa, Imana iramubaza iti kuri hano. Abaza Imana atari ko se Mana, kuza mu rusengero ni iki? Abandi warababuze, jewe ndaje nanjye tugirana ibibazo. Ariko Yesu aracyafite ubundi buryo. Haleluya. Imana iramubaza iti kuri hano, aravuga ati naje gusenga. Imana iti sawa. Iramubaza iti none konte yawe imeze ite? Abaza Imana atari ko se Mana, ko ntiba kubizi neza, ko nkora bakampemba, konte yanjye urayishaka iki? Abwira Imana ati konte yanjye iriho amafaranga. Arakora iki? None sibyo ni ikibazo. Amafaranga bampembye ntibye, ko natanze n'icya 10 n'amaturo, ko nta kibazo dufitanye, urambaza iby'amafaranga ari kuri konte yanjye kubera. Imana iramubwira iti rero ari amafaranga icyo nayaguhereye ntago ari ayo kubika kuri konte. Ndamubwira iti hepfiriya i Gatsibo hariyo umwana w'umuhungu bangiriye intego, bavuga ko bazemera ubushobozi bwanjye ari uko yize. None ndagira ngo utagishije umutima inama wihute. Haleluya. Umwe amafaranga ajye ku ishuri, ibindi tuzabivugana nyuma. Ahita asohoka arampamagara. Mpamvu nababwiye telefone mujye muziguma. Amamagara ati bita Nike Minister, uriye ndi Gatsibo, uzajya ku ishuri sindabimenya. Kubera iki? Leta yanyimye buruse. Arambwira ati umva nkubwire uko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye kuwa mbere abandi bajya ku ishuri, nawe uzazinga ibikapu byawe n'imyenda, uzaza tuzahurira Nyabugogo nkwa amafaranga ujye ku ishuri. Ndamubwira nturakoze, asubira mu rusengero. Agezemo Imana iramubwira iti ibyo ukoze si byo twavuganye. Kandi buriya hari abantu ntimuzabarenganye, hari abantu bemerera ibintu ku rusengero bagera mu rugo bigahinduka kubera imibereho n'ibibazo by'isi. Imana ikamucanira ari ku rusengero akabyemera, yagera mu rugo umugore akazamuka agahita bihinduka. Imana iramubwira iti gusenga nakubonye waje, ariko si uko nshaka kubigenza, subirayo umubaze ko afite konti. Arambaza, ndamubwira ni ndayifite. Mbere yuko akomeza amateraniro Imana iramubwira ngo genda ubanze uyamwoherereza. Mu konti aragenda yashiraho, nibwo yagarutse mu rusengero abona kuvugana n'Imana bireme. Ibi mbibabwiriye nshaka kubabwira, uyu muvandimwe yavuze ngo ntidushaka ko mutamenya amakuba n'ingorane byatubayeho. Burya uremere n'ibibazo abantu bagirira n'abakera bahuye nabyo, wenda bishobora gutandukana, ariko buri wese agira umutwaro yikoreye mu gihe cye. Ariko hirya y'ibyo byose Yesu aracyafite uburyo bwo kurengera abantu. Yesu aracyafite ubundi buryo. Niryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ngiye gusoza dusenga Imana. Ndabyibuka amafaranga yampaye narayazanye.
kugira ngo mwumvishe ko Yesu atabara abantu mu buryo butandukanye. Hari abandi bagize ikibazo nk'icyanjye nabo barasenga bari iwabo, hanyuma Yesu ntiyavuga, ntiyanakoresha umugore ngo ababwire gutyo, hanyuma ntibabona n'amafaranga. Icyo akoze Imana irababwira ngo nimugende nzabana nawe. Baza ntacyo bafite, ariko bafite ijambo ryavuzwe n'Imana. Bageze hano nanjye nza nabaza nashizemo karikire, navugana aya mafaranga bampaye nyashyira mu mezi kugira ngo azahure n'amezi 10. Hageze mahuriye n'abaje ntayo bafite, Imana irambwira ngo ubundi urayabika, wari uzi ko uzayabona. Shira hasi mupasure muyarye. Nabyibuka turaza turayarya turayasangira n'abo twakoranaga umurimo w'Imana. Bigeze mu kwezi kwa 4 amafaranga arashira. Ashize nsubirayo kubaza Yesu, ndabaza none wa mugabo katampamagara bimeze bite? Nta kindi murongera kuvugana. Uwo munsi ntiyavuga, aranyihorera. Haca iminsi ubuzima buranga, ubuzima buba bubi. Ndabyibuka umuntu umwe twasenganaga yari ari muri iyi nzira yambuka ajya icyarwa hejuru, ageze hano kuri aka kantu kazamuka, ageze hagati byari saa 9 z'amanywa, umutwe uramuriya, ibibazo biramurenga, arangije ahagarara muri kaburimbo hagati abazima. Ndabibaza ati Imana, ndagira ngo nkubaze kandi unsubize, ntumbeshye, mbwize ukuri. Arayibwira ati ko twasenze kandi ko twaje wavuze, hanyuma tukaguhamagara ntiwitabe, hanyuma kandi muri iki gihugu tuza abantu 2 bakomeye bavuga bikaba. Arayibwira ati uwa mbere ni wowe. Aravuga ati iyo watinze kuvuga ukoresha Kagame akavuga. Arayibaza ko wacecetse na Kagame agaceceka, urumva bizagenda bite? Byari saa 9 z'amanywa, izuba riva hari hakurya. Arayibaza ko wacecetse na Kagame tukaba twarasakuje tuvuga ko twarenganye ntavuge, uratekereza ko bizagenda bite? Nyuma yaho nk'icyumweru kimwe nibwo Kagame yavuze, abaza abantu bari babishinzwe, aravuga ati ariko izo nduru maze iminsi numva, abo bana barengana byagenze biti? Ibyo bintu byakozwe neza. Arangije aravuga ngo mwongere mubigenzure murebe niba nta barenganye bagombaga gushyirwamo bagafashwa, ngo babisubiremo. Twisangamo turi benshi twari twararenganye, Imana iraturenganura. Haleluya. Kandi uwo munsi badusubijemo, akabyara byaje inkuru ya musaza. Aravuga ati ubwo mwayahaye abandi kuva mu kwa mbere, aba mukaba mubafashe mu kwa 6, mubabarira yo mutabahaye yose kuva mu kwa mbere kugeza aho bari bageze uyu munsi. Barayaduha, ariko Mana we ugira neza, turayarya. Umwaka urangira atarashira, nyakuramo itike ndataha, nyikuramo n'itike nzajya njya gutegesha ngiye gukora ibizami. Ubanza ya nyuma nayo nategesheje bwa nyuma ku munsi naboneyeho akazi. Yesu aracyafite ubundi buryo. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Nubwo Filipo yabonaga idenariyo 200 zonyine ku bantu babagaba 5,000 tudashyizemo abagore n'abana, Andereya akaza akamwunganira akamubwira ati mwigisha, hirya y'izo donariyo 200 ikindi gikomeye kiri hano ni imitsima 5 bapfunyikiye umwana. Ntabwo bishoboka, mu buryo bw'abantu ntibishoboka, ariko Yesu aracyafite ubundi buryo. Afite ukundi yabigenza, akarengera bamwiringira, akarengera bamutegereje ku manywa na nijoro. Nubwo principe y'isi ivuga ko uburobyi bukorwa nijoro, utarobye nijoro nta kintu wafata, ariko Yesu hirya yuko bwakeye ntacyo abantu babonye. Yesu aracyafite ubundi buryo bwo gutegeka ifi zikaza mu nshundura saa 9 z'amanywa izuba riva. Yesu aracyafite ubundi buryo.
hari akantu ntakunze kuvuga ariko reka nkababwira, acyafite ubundi buryo. Haleluya! Nubwo abantu babona ntacyo wakwimarira, bakabona nta n'icyo wamarira abandi, bakabona ntacyo wafasha abandi, ariko Yesu aracyafite ubundi buryo. Afite uko yakugenza n'uko yakugenzereza, ibintu byose bikagenda kandi bigashoboka. Ijambo twarangirijeho dusoma ni ijambo abigishwa bavuganye na Yesu. Bari bageze mu gihe gikomeye cy'uburetwa bw'abaromani. Hanyuma bibutse ibyo Yesu yabigishije n'ibyo yabaganirije, hanyuma banatekereje ko yapfuye, bakamuhamba bakamushyiraho igitare akaba yazutse, bamubonana imbaraga n'ubutware bidasanzwe. Barangije baravuga bati uyu mugabo bishe akaba yanze akagaruka akaba azutse. Baravuga bati uko bisa kose ubu agiye kudukiza ingoma n'igitugu by'abaromani. Bibiliya iravuga ngo ari aganiriza abigishwa bo bari bifitiye ikibazo cy'uko batswe ubwami. Barangije ngo baraza begera Yesu baramubaza bati mwigisha, wagize neza, ibyo bindi bintu byose uri utubwira ni byiza, ariko twebwe twifitiye ikibazo gikomeye cy'igitugu cy'abaromani. Baramubaza bati tubwire. Haleluya! Nagira ngo tubwire iki cyaba ari cyo gihe ko noneho uzutse bitakiri inkuru, ko abantu batazongera kugushidikanyaho, ibyo washaka wabikora, abantu wabateye ubwoba, abantu bamenye ko ukomeye, none uratureka tugume tubeho gutya munsi y'uburetwa bw'abaromani, cyangwa iki ni cyo gihe ugiye kutugaruza agaciro twanyazwe, ugiye kongera gukura ubwami mu baromani ukabutugarurira twebwe nk'Abisiraheli. Nibyo bari batekereza, nibyo bari bashyize imbere, nibyo biyumvishaga bo mu gihe cyabo, ni nacyo basabaga Imana. Babonaga nta bundi buryo, nta yindi nzira yari iriho yakoreshwa kugira ngo bakire igitugu cy'abaromani. Babaza Yesu baramubaza cyaba ari cyo gihe. Yesu agiye kubasubiza ababwira ijambo risa nkaho rica intege. Arangije arababwira tumva amabwire bagabo bene data, ibyo ngibyo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagize gute yageni. Ibyo ngibyo si ibyanyu, nanjye si ibyanjye, ni ubutware bwe wenyine gusa. Tekereza ko bakimara kumva iryo jambo bagomba kuba barahise bahungabana mu mitima yabo. Ariko nubwo Yesu avuga ko atari ibyacu kumenya iminsi n'ibihe data yageni, aracyafite ubundi buryo, aracyafite ukundi yabigenza. Amaze kubabwira iryo jambo nibwo arababwira ngo nubwo atari ibyanyu, nubwo ubwami butagaruka nonaha, nubwo ibyo mwifuza atari byo mwabona nonaha, arababwira atari ko icyakora icyo nzi neza, muzahabwa iki? Imbaraga, kandi muzaba abantu b'abagabo. Ntabwo ari ikibazo cy'uko mugaruzwa ubwami cyangwa mutabugaruzwa, bishobora kutaba nona, iki gishobora kuba atari cyo gihe data yageni, ariko icyo mbabwiye nzi neza, muzahabwa iki? Muzahabwa imbaraga. No ku ngoma y'abaromani babatwaje igitugu, muzaba abantu b'abagabo, muzaba abantu bafite imbaraga, muzakora iby'ubutwari, muzakora ibyo mwagombaga gukora. No mu gihe nta mibereho, Imana izabatunga, muzabaho, izabambika, izababeshaho. Nubwo ubona nta kazi, Imana yabigenza neza ukabaho, kandi imyaka ikagenda isimburana uko ibihe bitambuka. Si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe data yageni, icyakora haracyari ubundi buryo. Haleluya! Nubwo ingoma ikiri kwa Herode, ariko haracyari ubundi buryo. Yesu afite uko yabigenza akarengera abantu. Muhaguruke dusenga Imana. Ndagira ngo dusenga Imana. Icyifuzo kiri muri iri jambo nifuza ko dusangira ni ukubwira Imana, tukayisaba nk'ikintu kimwe abigishwa bigeze basaba Yesu. Baramubwira ngo mwigishe twongerere kwizera. Amen. Baramubwira bati mwigisha ikintu gikomeye waduha, twongerere kwizera. Kandi kwizera kurenze prinsipe n'amahame by'isi.
nubwo isi ivuga ibi ngibi, ariko no mu gihe turi muri circumstances ivuga ko bidashoboka, tube turi abantu bizeye ko hirya y'ibyo ugifite ubundi buryo, ugifite ubundi bushobozi, kandi waturengera ukatubesha. Nubwo ukomoka mu muryango utazwi, nubwo uri inshike utagira umuntu n'umwe wo kukurengera, Yesu aracyafite ubundi buryo. Ikintu gikomeye, dukeneye umutima wo kumwizera no kumutegereza tukamurindira ahazazira. Uyu mugabo wari umaze imyaka 38 ngo Yesu yamugezeho, aramubaza ati bite, urashaka gukira? Aramubwira ati mwigisha, wimbaza ibyo gukira, nabuze umuntu, singira umuntu, nakira gute ntagira umuntu? Ariko Yesu amwitegereje aramubwira ati nubwo waje utekereza ko gukira bizagusaba kujya mu kidendezi, ariko uyu munsi jyewe ndagutegetse, haguruka wikorere uburiri bwawe ugire gute, utahe. Yesu afite ubundi buryo. Nubwo inzira yo gukira ari mu kidendezi, ariko Yesu yanavuga ijambo rimwe ku buzima bwawe, ugahaguruka ukikorera uburiri bwawe ugataha. Yesu aracyafite ubundi buryo. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana twongerere kwizera, twongerere kwizera. Nubwo ibibazo mwisi ari byinshi, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibiduhutaza ari byinshi, nubwo ibitugora ari byinshi, ariko twongerere kwizera. Nubwo twakesheje ijoro turoba bikanga, twongerere kwizera, bizatuma nuvugana natwe saa 9 z'amanywa udusabye kunaga ishundura, tuzamenya ijwi ryawe ribivuze, tukazinaga, kuko uri Imana idakorera mu gihe runaka, ahubwo iri Imana ikorera ku gihe ishatse gukora. Uri Imana ishaka, igirira neza ubishaka kugirira neza mu gihe. Nasabe Presidente yigira imbere adufashe gusenga Imana. Ariko tutarasenga, ndagira ngo mbaze, habaye hari umuntu uri muri iri teraniro utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akumva nawe ashaka kwizera no kwakira Yesu, namusaba abaye hari wakazamura ikiganza tukamusengera by'umwihariko. Niba hari yazamura ikiganza. Utarakizwa cyangwa se waguye ushaka kugarukira Imana, abaye hari azamura ikiganza tukamusengera Imana. Niba hari, ndabona mushiki wacu hariya. Yesu aguha umugisha cyane, Yesu aguha umugisha. Niba hari n'undi, ukomera Imana mu mashyi, ntacyo bitwaye, ntacyo byishe rwose. Habaye hari n'undi nawe twamusaba. Uyu ni umwanya w'igiciro mu maso y'Imana. Hari ubwo abantu babiseka cyangwa bakabigaya, ariko intebe y'ubugingo naho iteretse. Abahamagawe bose nuko Imana yabahamagaye. Ijambo twatangije iri teraniro riravuga ngo mbese bakwizera bate, bamwambaza bute batamwizera. Niko umuyobozi yadutangiriye. Dukeneye kubanza kwizera, dukeneye kubanza kwakira Yesu. Habaye hari n'undi nawe twamusaba akazamura ikiganza kugira ngo tumusengere. Niba hari, niba ntawe uhari, turasengera mushiki wacu uriya, hanyuma natwe kandi twese twisengera dusaba Imana tuvuga ngo Mana twongerere kwizera, twongerere kwizera. Nubwo situation y'isi igenda iba mbi kurutaho, nubwo uburiganya bwa Satani bugenda buba bwinshi kurushaho, nubwo iminsi yo kubabazwa igenda yiyongeranya, ariko twongerere kwizera bidufasha kurenga principe z'isi kugira ngo dushyikire ubwiza bw'Imana. Reka sabe mushiki wacu, niba ntacyo bimutwaye, atera intambwe yigire hano imbere. Hanyuma uko atera intambwe aza bibe ikimenyetso mu maso y'Imana ko ateye intambwe asanga Kristo. Kristo nawe atera intambwe nyinshi amusanganira kugira ngo amwakire, akize ubugingo bwe, akize ubuzima bwe, akize umubiri we, kandi Imana imwishimire, imugirire neza. Turamusengera twese kandi dusenga muri rusange kugira ngo twinginge Imana, Imana itugirire neza, Imana itwongerere imbaraga, Imana itwongerere ubushobozi kugira ngo dushobore kwizera uko bikwiriye. Nubwo situation y'isi tugoye, ariko Imana idufashe kandi dushoboze kugira ngo turusheho kwizera Imana. Katumusabe ace bugufi, apfukame hano imbere, ntacyo bitwaye, hanyuma twakire Presidente dusenga Imana. Turagushimye Imana kushobora byose, tugushimiye amagambo yawe meza twumvishe muri iri teraniro. Ushobora byose kandi urihariye rwose. Icyatumye Kristo amanuka kwari ugushaka uwazimiye.
ntago yaje kugira ngo gusa aduhe imyambaro, aduhe ibyo kurya, aduhe amashuri, ahubwo yaje kugira ngo akize ubugingo bwacu, abukure rwose aho Satani yari yaratuboheye, mu izina rya Yesu. Aduhesha agaciro abagendaga batagafite, ubugingo bwacu abutugabire rwose, kandi aduhe bwinshi nk'uko umwanditsi Yohana yabivuze. Turagushimiye rero kuri Imana ishobora byose, tukweretse mwene data mu izina rya Yesu. Uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, uri Imana igira neza, uri hejuru ya byose. Mu izina rya Yesu turagushimye cyane, turagushimye kumugiriye neza. Mu izina rya Yesu turamwingingira kugira ngo imbabazi zawe zibe muri we rwose, umugirire ibambe, umukize rwose uyu mwanya, kuko yemeye kuguhamiriza imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abantu bangana gutya. Turamwingingiye cyane kugira ngo urya munsi nawe uzamuhamirize mu izina rya Yesu. Turasengera ubugingo bwiwe kugira ngo uburinde, umugirire neza, buhishanwa na Kristo muri wowe mu izina rya Yesu. Nibuhishanwa na Kristo muri wowe, nta kizamuhungabanya, nta kizamubuza umutekano, nta kizamusubiza inyuma, ahubwo azaba muri wowe. Narindwe nawe, umugirire neza kandi umukomeze cyane. Icyemezo afashe umushyigikire. Bijya bishoboka cyane ko umuntu yafata icyemezo ariko Satani agakomeza amwongorera, bikamutera kunamuka, bikamutera gusubira inyuma. Ariko ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo icyemezo afashe gishyigikirwe nawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana isumba byose zikomeze kubana nawe. Turagushimiye rero, ijambo ryawe ritubwiye neza uburyo uri Imana igifite ubundi buryo. Nyemerera muri iri teraniro uwabonaga byarangiye, uwabonaga yabuze uko agira, uwo ngo ubahemburwe nawe, uwo ngo ubarengerwe nawe, wongera umwereke mwami kugifite uburyo. Uwabonaga byanze, uwarebaga imbere akabona nta kigenda, yareba inyuma akabona nta kigenda, yareba ku ruhande ibumoso akabona nta kigenda, yahindukirira iburyo akabona nta nzira ihari. Nyemerera mu ijwi ryawe rituje ndetse no mu nzira zawe nyinshi wururukire muri iri teraniro. Buri wese uhaze kwifuza ku mutima we, buri wese umugirire neza, buri wese umugenderere. Ukwifuza mu buryo bwose uwo ngo bakubone, ukwifuza mu buryo bw'ubugingo uwo ngo bakubone, ukwifuza mu buryo bw'imibereho uwo ngo bakubone mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ufite ikibazo gikemukirwa imbere yawe, kuko ushobora byose. Wahagije abantu 5,000 ndetse nk'abagore n'abana ntibari bababariyemo. Ibyo bitwereka ko ufite uburyo cyane mu izina rya Yesu. Ukiza uwari umaze imyaka 38 ku kidendezi Betesida, uwo ngo uramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wazuye umukobwa wa Yayiro. Ibyo bigaragaza imbaraga zawe, bitwereka ko ufite ubundi buryo. Natwe turakwinginze kugira ngo ku byacu ugire ubundi buryo wakoresha, kugira ngo natwe duhembukire imbere yawe kandi dukomerere imbere yawe mu izina rya Yesu. Ikiruta byose Nyiringabo, uturindire ubugingo, mitima n'ubwenge ubirinde, kugira ngo ubwo uzaza uturutse ahera hawe uzasanga rwose tukiri bazima. Ubwawe baravuze ngo mbese ni ingaruka nzasanga kwizera kukiri mu bantu. Niko wabonaga ko hari ibintu byahemuza abantu bigatuma bareka kwizera, ariko turakwinginze kugira ngo twongerere imbaraga, uduhe kwizera nk'uko abakera baguhamije mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero, ngaho himbazwe ushyirwa hejuru, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.